Yes, reka nongere mbahe ikaze mwe mwese mugenda mukurikirana ibiganiro tubagezaho. Murabizi ko twebwe twibanda kuri showbiz nyarwanda, ndetse tugenda tubakubita ubusesenguzi umunsi ku munsi. Murabizi ko mugenda mubana natwe, ndetse hari amakuru atandukanye twashakaga kwitsaho kuko hagiye hagaragara verisiyo zitandukanye, ndetse twinjire ku makuru yagiye avugwa kuri Ambassador Alia Cool. Bamwe barabyemera abandi ntibabyemera, ariko burya umuntu iyo yakoze ikintu ko kaba yaragikoze ndetse akwiye kucyubahirwa. Uyu Alia Cool wamaze kwintebe, wamaze kwijambo muri industry nyarwanda, ndetse aho hagiye haba amakuru atandukanye, aho ibyamamare by'igitsina gore hano bigenda, aho hazi industry y'abasirey queen, ubona ko Alia Cool atagendaga agarukaho cyane, ndetse aho benshi bagendaga bagaruka ko uyu Alia Cool asa nkaho ari umunyacyaro, ari umuvantara, ndetse ubona ko abana bavukiye Kigali aribo bagenda bahabwa intebe muri uru ruhando rw'abasirey queen, aho Shadibu yarayoboye iki gisata, ugasanga bari kugenda bakomoza ku bandi bakobwa ubona ko nyine bamenyereye i Kigali. Alia Cool rero wavuye i Rubavu aho akomoka, akagenda yambuka akaza mu mujyi wa Kigali, akagenda acengera akora ibintu bitandukanye, aho yaciye mu itangazamakuru yirwanaho, ndetse ubona ko ari gushaka spotlight, aho yagiye agaragara akorana n'abamenya baciye kuri Flash TV, yagiye agaragara mu masinema atandukanye, amafilime, ndetse aho yaje kuba umwe mu bakinnyi batangiye sinema kera, ariko aho nawe ubwo yari yarananiwe gufatisha, ndetse abandi bakinnyi b'amafilime batandukanye bayobowe na Asia, muramuzi Mutoni Asia, Bijou, ndi kugenda agaruka ku mazina akomeye yagiye amutambukaho, ndetse ukabona ko yamaze kumurengaho mu bijyanye na sinema, mu kuvugwa, mu kwamamara. Igitsina gore, abakinnyi batandukanye banana twabagarukaho muri City Med bagiye bavugwa cyane, ndetse ukabona ko bagiye bakora ibikorwa bitandukanye, aba bose bagiye bagaragara bazenguruka hanze Burayi, za Dubai. Reka ndetse cyane kuri Bijou, uyu mukinnyi w'amafilime wagaragaye cyane muri Bamenya, ndetse aho yagiye avugwa mu nkundo zitandukanye n'ibyamamare. Harmonize yamuvuzweho, ubukwe butandukanye bwe bwagiye busubikwa, abandi bagatera iva, abandi bikagenda gute. Uyu mukobwa ugenda uvugwaho ibintu bitandukanye, nawe yagiye atwika showbiz ya sinema hano mu gihugu. Uyu Asia yagiye avugwa muri sinema, ndetse agenda akora ibitendo bitandukanye, ubwo yagaragaraga no mu mafilime mpuzamahanga, ubwo yakinaga muri Tanzania, yagiye agaragara akora amaproje ye bwite, ndetse aho yaje kugaragara mu bihe bishize yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse aho bivugwa ko yamaze gukora ubukwe, ndetse aho agomba kwibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nari nkomoje kuri aba bagore baciye muri sinema, ngira ngo mbere ku buryo uyu Alia Cool yari akana, ariko nko muri business ko nawe ari kira, nawe atoroshye, yagiye yiha ijambo, ndetse agenda atumbagira, aho ari kugenda avugwaho ko ari umuntu ucengera cyane. Wagenda ubibona ku maproje atandukanye, ku byamamare bagiye bamenyana, aho yagiye yiyegurira itangazamakuru rero ritandukanye, dore ko yaciyemo, yagiye agaragara akorana ama interview atandukanye na Sabe Isimbi TV, Philipita, yagiye agaragara bakorana amaproje atandukanye, ari inshuti ye mu buzima busanzwe. Yagiye rero yigarurira itangazamakuru, arangije aragenda yigarurira bamwe mu bakinnyi ba sinema bakomeye cyane, barangajwe imbere na Bamenya, ndetse aho yagiye agaragara ko ari umucuti we, bakorana amaproje, basinyana kwamamaza amakampani atandukanye, ndetse aho yaje kugaragara muri filime ya Alia Cool, The Alia Movie, ndetse aho iyi filime tutarayigarukaho cyane, yaje kugaruka ayandikirwa ndetse directingwa na Bamenya. Iyi filime rero yaje kumutereka ku rundi rwego, ndetse aho yaje kumuhesha management yaje kumusapotinga yitwa 1% International yo muri Nigeria, ndetse iza kuyisapotinga ishoramo agatubutse, ndetse iza gufata iyi filime yavugiraga umwana w'umukobwa, ndetse n'ihohoterwa rigenda rimukorerwa, ndetse abaza kuyitereka mu mafestival atandukanye mpuzamahanga Nigeria, ndetse aho yaje kugaragara igurishwa kuri YouTube channel, nyuma yaramaze kuzenguruka mu masine atandukanye ku rwego mpuzamahanga. Uyu Alia Cool rero wagiye avugwa mu nkundo zitandukanye n'ibyamamare, yagiye avugwa n'umuraperi uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika,
nta wundi ni Shizzo Afro Papi nawe wagiye umuteza imbere, ndetse aho byagiye bivugwa ko yagiye amumeneramo mu mashopu yakoraga aho yacuruzaga ibyangwe hano mu mujyi, ndetse aho hagiye hagaragara inkuru Shizzo yaguriye imodoka Area Cool, Shizzo yajyanye gutembera na Area Cool muri Amerika, yagiye nawe amugarura kuri Spotlight, dore ko uyu mukinnyi w'amafilime yari yaragiye asubira inyuma mu kuntu ubona ko ariho rero yahise yongera araputinga, ariko muri za connection ze rero ahita yegera 1% aho yaje no kugaragara iprimeyaringa iyi filime ye mu Rwanda, ndetse ariyo bivugwa ko yagiye muzengurutsa mu maturuna atandukanye, ariho haturutse ubwambasaderi nyuma yo kubona iyi filime ye yakinnye bakaza kumuhereza iyi title. Uyu Area Cool rero wagiye avugwa ku mafaranga atandukanye, yaje kugaragara ahereza inka Edouard Bamporiki wahoze ari state minister, ndetse muri minisiteri y'umuco aho uyu Bamporiki nawe yaje kugaragara ahabwa inka n'uyu mukobwa, ndetse aho byaje gukora amakuru atandukanye ngo yabaye idebe, ariko ibyo si byo nashaka gutinda, ahubwo urabona ko uyu mukobwa yari afite ikintu cyo kuba yiyumva nawe afite amafaranga, ndetse agenda ayashora ndetse ayashyira ku bantu bagomba guhita bamushyira ku itara, aho rero yaje gukora iki gitendo bigaragara ko yari yaratangiye kugaragaza ko afite ubushobozi bujyanye n'amafaranga hano muri sinema nyarwanda, aho yaje kugenda akora ama interview atandukanye avuga ko yagiye avugira abahanzi batandukanye, icyaje kugenda kimuboostinga cyane n'igihe yavugaga ko ari we wakonekise Platinipi gukorana n'iyi 1% International, nayo yamusinyishije ikagenda imukorera amahita atandukanye, harimo n'ingoma ikomeye cyane ifite video nziza yitwa Shumureta bakoranye n'iyi rebo mu managinga kuri ubu. Uyu Area Cool rero yagiye agaragara muri ibyo bintu bitandukanye, ariko intambara y'amagambo yateranye mu bihe bishize n'umunyamakuru witwa Fata ku mavuta ubwo yamukoragaho operasiyo, ari guhamya yuko yamaze kumenya amakuru ye yuko yamaze guterwa inda n'umukire w'umunyanigeriya, ndetse ko uyu munyanigeriya agiye kumwuzuriza inzu y'akataraboneka hano mu mujyi wa Kigali ihwanye n'akayabo ka $300,000, aho yari iri kode yagombaga kuba akoze nta wundi muntu urakora ibi bigwi. Waherukaga rero kuvugwa kuri iyi nkuru nta wundi ni Kate Bashabe, uyu munyamideri ufite inzu y'imideri n'ubundi muramuzi, yagiye avugwa mu nkundo zitandukanye n'ibyamamare, yagiye agaragara aryiraha, ndetse ari mu basire queen bavugwa cyane, ndetse aho yaje kugaragara yuzuza inzu kwirebera, ariko bavugaga ko iyi ari akana ko ya Area Cool, ndetse aho Fata ku mavuta yaje gukorera ibara avuga ko afite amakuru yuko Platinipi yagiye kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akajya gukorera y'ibitaramo, ndetse aho agomba guhura na TMC, ndetse nyuma yo guhura ko agomba guherekezwa na Rake wo kuri RBA, ndetse na Area Cool agomba kumuherekeza nk'umuntu bari kumwe muri rebo imwe, ndetse ko afite amakuru yuko Area Cool ashobora no kutazagaruka, ndetse n'uyu Rake ashobora kutazagaruka. Ibintu byaje gukomera, ndetse Area Cool we aza kumushyira mu mategeko, ndetse amurega muri RIB aho yaje kumuhamagara Fata ku mavuta, ndetse ngo icyamubabaje cyane n'ukuntu yavugaga ko yamaze guterwa inda kandi arengana ataratewe inda. Amakuru agenda aba menshi, ndetse mu minsi mike ahita launching iyi nzu, bigaragara ko ari amafaranga agenda akorwa bitandukanye. Iyo umuntu ashaka kwamamaza ibikorwa bye, iyo umuntu ashaka kugira ikintu yerekana, agenda akomoza ku bintu bitandukanye, byaba byiza byaba bibi, ndetse aho byaje kugaragara ko nyuma y'icyumweru kimwe yahise ashyira iyi nzu hanze. Iyi nzu yaje gutangarirwa n'abantu benshi batandukanye, yamaze gutwika showbiz nyarwanda, ndetse iyi nzu idashidikanywaho ku bwiza ndetse no ku bunini, ubona ko ari inzu yakorerwamo business, inzu ya hosting ibitaramo, inzu ubona ko ari inzu y'ibyamamariza, inzu tuzimenyereye ku banyanigeriya, ndetse ubona ko ifite pra iteye ubwoba. Uyu mukobwa rero w'umusineyaste hano mu Rwanda yamaze kwishyira hanze, ndetse amakuru twe twashagaga kwitsaho kugarukaho nuko Fata ku mavuta yamaze kugayika, yamaze guseba, ndetse byagaragaye ko ibyo yavugaga atari byo, ahubwo amakuru y'impamo nta mukire w'umunyanigeriya wundi, ahubwo 1% International yamaze kugera mu Rwanda. Ubuyobozi bwayo bukuru bwamaze kugera mu Rwanda, dore ko bwari bunahari launching Area movie,
ndetse aho bwaje gutaha iyi nzu kuko ari uwimukire wayimwubakiye yakagombye kuba hari, yakagombye kuba ari uri kuyitaha, ariko biri kugaragara ko ari ibikorwa bya 1% ndetse aho aribo baje kuyironcinga, aribo baje kuyitaha, ndetse amakuru atizewe yagiye avugwa ko umuyobozi w'iyi rebo tutakwemeza, ndetse ibivugwa biba bigenda bitandukana, ndetse hano muri showbiz nyarwanda ko hashobora kuba hari n'ukuntu nawe atamira ibyuki. Ntabwo aya makuru rero aramenyekana neza, ndetse tuba tugomba kubabwira ibivugwa kugira ngo namwe mujye mukurikirana ndetse mujye mumenya ibivugwa bitandukanye. Rero ubuyobozi bukuru bwamaze kuhagera, ndetse ariya movie amaze kugenda yamamaza iyi movie ku buryo bukomeye, yamaze haba views kuri YouTube, haba ibihembo bitandukanye. Ubona ko yamaze gutambuka andi maproje atandukanye, aho ubona ko yarahanganye n'indi proje yari iteye ubwoba, nta yindi ni Impanga series. Iyi proje yagiye igaragaramo amasura abiri y'impanga, ndetse ayo masura akaba ari ay'abantu babiri batandukanye. Wabonaga ko iyi movie nayo yagiye ivugwa cyane, ndetse ishyirwa ku myanya myiza hano muri sinema nyafurika. Ndetse uyu Ariya Kuru rero umaze kugenda kubita ibitego by'imitwe ibindi byamamara Basirey Queen, hari kugenda havugwa Yorode Queen ugaragara yifotoza ku mafaranga, we nta bikorwa turabona. Uyu munyamideli Kate Bashabe we nyuma y'umutima mwiza, nyuma y'uko agenda afasha abantu, nyuma y'uko afite n'ubwiza uburanga busanzwe, ariko nawe ari kugenda ubona ko yatambutse abandi Basirey Queen, kuko Shadibu we ari kugenda yuzuza amamiliyoni y'aba followers, ariko we bikorwa ntabwo wavuga ngo dore imodoka y'akataraboneka Shadibu yataye hanze, ntabwo wavuga ngo dore inzu, ntabwo. Gusa buri wese aba afite umuvuno we, nawe abana be babiri b'abakobwa bagenda bamushyira ku itara, ndetse bamukorera amakuru menshi atandukanye, ndetse ubona ko nawe ariyo produit ari kugenda ategura murika, ndetse nawe ni time izamubyara umusaruro. Reka mbifuriza kugira ibihe byiza, mukomeze mukurikirana amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi, dore ko twari showbiz duca muri sinema, politiki muri gakeya, kuko tugenda tubaha update news agenda avugwa muri ibyo byose. Mukomeze mukurikirana ubusesenguzi bwacu umunsi ku munsi, comment, dukeneye kumva ibyo mutekereza ku nkuru tugenda tubakorera umunsi ku munsi. Reka tubifurize ibihe byiza aho muri mu mpande zigize igihugu cyacu, amajyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba ndetse n'uburasirazuba, diaspora dukurikirana umunsi ku munsi. Reka tubasabe gukomeza kudushyigikira, ndetse gukomeza kutugezaho message zitandukanye, mutubwira ibyo tugomba guhindura, ibyo tugomba gushyiramo imbaraga, ndetse n'amakuru muba mukeneye turazibona, ndetse tugiye kubibandaho, tugiye kugarukana na diaspora amakuru atandukanye, ibyo mutamenye, ubuzima babayemo, tugaruke tubucukumbure. Bana natwe kora subscribe, like, share, ibiganiro tugenda tubagezaho, buri wese ugira ibihe byiza.